ubushobozi buranze kuko nagombaga kujya ngenda nyine uko byagenda kose nuko ubwo bushobozi bwo kujya mu bindi ntabwo nari mfite ariko nagombaga kugenda CH bagakurikirana ubuzima bwanjye muri urwo rugendo rwose abana bagombaga kuba bakwiga cyangwa se isengesho rishobora byose kandi kwizera kurarema sineza ko Imana yo mu ijuru nayo yicaye iri kubyumva umuntu wese ufite umutima utabara yangirira neza ishobora byose yo yemeye ibi byose yemeye ko bimbaho ngo ikigeragezo kiza gihetse igisubizo ntabwo nzi inzira bizanyuramo ariko Imana yo mu ijuru irabizi kuko no kuba mwemeye kuzamuka umusozi mukaza ahangaha mu murenge wa Kigali Imana yabakoresheje ntabwo ari njyewe Imana itabatereranye ngo nubwo inshuti zatureka Imana yo ntiyatureka nuko imiryango yadusiga kuba atakwiyoza cyangwa ngo yikure ahantu ari ni ibintu bitubabaza gusiga tumukingiranye nk'aho ari imfungwa atabasha kwikura ahari n'umuntu akaba yaza akanamwica ntagire ubushobozi bwo kwirwanaho ni ibintu ngewe ubwanjye bimbabaza mu mutima wanjye navuga nti Imana uzadufashe uturengere yewe numva nababwira nuko badusengera bivuge cyane nuko badusengera nicyo cyambere Imana ikanitabara cyangwa umva afite umutima utabara akaba yadufasha urabona nk'umubyeyi ararwaye nta bushobozi rwose twabona bwo kuba twamuvuza ariko wenda tugize nk'abantu bafite umutima utabara bakamufasha byadufasha cyane kurikiye bari kureba iyi video ni ukuri ku muntu ufite umutima ufasha nadufashe ku muntu w'umunyamasengesho adufashe gusengera mama ndetse natwe adusengere kandi namwe ndabashimiye nta kibazo turagufatira mikoro ntibikugore murakoze amakuru y'iminsi amakuru we n'ayangaya mureba ariko nkabashima Imana ko tugira umwiko w'ubuzima noneho uragerageza wongeremo ijwi kugira ngo abantu badukurikiye bashe kukumva neza uratangira wibwira abadukurikiye amazina yawe hanyuma tuze guhana ibindi byinshi yitwa Muteteri Merita umubyeyi w'abana bane urugendo rwanjye rwo ni rurerure uko mubibona ndi umurwayi ariko muri ubwo burwayi bwanjye nizeye Imana yego kuko niyo dukesha kubaho niyo dukesha byose ni byiza ko wizeye Imana rero abantu badukurikiye bashobora gutekereza babonye urwaye ukuguru barimo barabona amafoto barimo barabona muri video twebwe twageze hano twabibonye noneho intangiriro y'ubu burwayi bwagufashe gute bwaje gute uburwayi bwanjye bwatangiye 2013 amaguru arnjya najya kwa muganga bakambwira ngo ni imitsi ubwo rero nifuza imitsi bigeze 2014 itariki 9 z'ukwa 11 naranyariye nikubita hasi ubwo mpita mvunika banjyana kwa muganga muri privé birananirana bana transfer igeza CH banyitaho bashyiraho sima kuko babonaga ko ingasire yagize ikibazo yayobye ikajya mu ntege bakoresha uko bashoboye nyine ariko namaze nk'iminsi mikeya bampa kujya mu rugo ngaruka mu rugo nkajya njyayo kuri rendez-vous kugira ngo ngereyo rero byansabaga itike nyinshi kuko nabanzaga no guca kuri poste de santé yo mu Nzove poste de santé yo mu Nzove ikanyereza ku Muhima kugira ngo mbone transfer ngeze CH inzira yo ni ndende ngo ngeze nagera CH bagakoresha uko bashoboye ubu ngubu bakizeho sima zirindwi muri izo sima zirindwi babona nta kigenda
biba ngombwa yuko bambwira ati se uko tukuvura tukabona ubuzima bwawe tutazi ukuntu bumeze ingasire idasubiramo ni kubera iki? Ndavuga nanjye ntabwo mbizi. Barambwira ati bishobora kuba wenda ari uko ufite umubiri munini. Barambwira ati uko byagenda kose tugomba kuguha amabwiriza ugomba kugenderaho kugira ngo umubiri ugabanuke none ingasire izasubiremo tubashe kuba twareba ikibazo ufite. Abaganga banyitaho bakoresha uko bashoboye kose muri ubwo burwayi bwanjye ariko biranga. Baravuga bati ibyo ari byo byose ushobora kuba ufitemo kanseri. Baza kunsuzuma kanseri basanga nta kanseri mfite. Ibyo nabyo mbishimiye Imana. Bamaze kubona ko nta kanseri mfite baravuga bati rero usubira mu rugo hanyuma nanone uzaze kuri randevu. Ubwo nsubira mu rugo ndaza ndaryama nsubirayo nanone kuri randevu muri urwo rugendo rwose nyine. Nsubiye kuri randevu barareba baravuga bati rero reka tugucishe muri sikaneri turebe ikibazo ufite kuko ntacyo tutakoze. Iyi sikaneri tugiye kugucishamo iri bugaragaze uburwayi bwawe bwose bino dushobora kuba tutareba twebwe. Banshishije muri sikaneri basanga ngo harimo ikibyimba mu ivi ariko ngo babona ikibazo gihari badashobora kumbaga kuko ngo barebaga muri icyo kibyimba bagasanga harimo ututsi twagiye twipfundika. Baravuga ngo barabona nta bikoresho bafite mu Rwanda byo kuba bambaga kuko ngo nabitangira ubumuga. Barambwira bati noneho ujye mu rugo ugende uri mu rugo uzagaruka tuguhe transfer kugeza mu Buhinde. Ndababwira ariko nubwo mubwiye ngo nzagaruke gufata transfer ngeza mu Buhinde nta bushobozi nabona rwose ntabwo twifashije mu miryango yacu ntabwo twifashije. Barambwira bati ko byagenda kose nubwo wenda mutifashije wowe genda ujye mu rugo iyo transfer niba ngombwa kuyibona uzayibona tuyiguye kuko twe nta kindi twakora kandi nabwo niba ngombwa ko Imana igira icyo ikora natwe tukabona ibikoresho bihagije hari igihe uzabagirwa mu Rwanda. Ubwo ndaje ndaryamye ariko nyuma yaho nza gusubirayo kuko hari umuganga bari barampaye ugomba kunyitaho umudogiteri bitaga Bikoroto nawe akajya anyitaho nyine nk'umurwayi we bamushinze akoreshwa ashoboye ariko biranga. Bimajije kwanga ndavugana n'ubushobozi buranze kuko nagombaga kujya ngenda nyine uko byagenda kose nuko ubwo bushobozi bwo kujya mu Buhinde ntabwo nari mfite ariko nagombaga kugenda CH bagakurikirana ubuzima bwanjye. Muri urwo rugendo rwose abana bagombaga kuba bakwiga kandi umugabo twari tukibana ariko nta kazi yari afite kagaragara kuko ari umuterabiraka nawe yarandwaje igihe kiragera arananirwa ngombwa ko yigendera nyine abadusiga. Muri icyo gihe wajyaga CH kwivuza hari igihe runaka wamaze mu bitaro cyangwa watangiye wivuza utaha kugeza none aho ugereye utakivuza ukaba uri mu rugo gusa? Igihe wamaze mu bitaro namazemo iminsi mike cyane. Namazemo iminsi mike cyane barambwira bati rero wowe uko byagenda kose uzakira humura kuva ari ingasire. Wowe ugiye mu rugo uzajya uva mu rugo kuko hari abandi nanone batabashije kuba bava mu rugo ubona ko barembye cyane. Nanjye narabona narireba nkabona sindembye cyane kuko nari nararemba cyane. Ubwo muri uko kuba mu rugo nyine ngenda mba mu rugo nibwo nabonaga ko ngenda ndushaho kuremba noneho buri wese akabibona ko ngenda ndushaho kuremba. Nagera kwa muganga bati ariko uri kurushaho kuremba namwe murabibona nkuko nanjye mbibona nyine nuko noneho bigeze igihe noneho yatike nyibura pe 40 bya buri cyumweru ntabwo napfaga kubibona. Byari urugamba rukomeye kugira ngo uzabone 40 bya buri cyumweru kandi n'umugabo nta kazi afite nabo muterabiraka ugaburira n'abana bari bakibasha kwiga. Rero muri urwo rugendo rwose pe umugabo yarambwashe ariko bigira igihe nyine ahinduka umunyantege nkeya kuko yabonaga hari ibyo byose burya bw'ikigeragezo kibaye kirekire buri wese nyine arakurambirwa.
noneho reka duse nk'abasubiye inyuma imbere gatoya y'uko uburwayi bugufata ubuzima uko bwari bumeze, wari ufite icyo ukora, wari ufite imibereho umunsi ku munsi n'umuryango wawe muri rusange, mbere gatoya y'uko urwara ubundi wari usanzwe ukora iki? Mbere gato y'uko ndwara nari umubyeyi uzi gushakisha ubuzima, nafashaga umutware wanjye kuko naracuruzaga, nagendaga nkarangura ngacuruza nk'abandi bose, tugashaka ubuzima tugahuriza hamwe. Nari nzi gukora, ntabwo nari umugore w'umunebwe kuko n'ubu ngubu bijya bimbangamira kuba ndyamye imyaka ingana gutya, ko umuntu wari waramenyereye gukora azi gushakisha. Noneho uyu munsi ntabwo urimo kujya kwivuza, uri mu rugo gusa, umugabo yaragutaye nyuma y'aho urwaye, wenda nawe yabonye atari ibintu bizarangira vuba, uri mu rugo. Navuga ko nta buryo na bumwe nigeze mbona mu byo twaganiye cyangwa mu byo nasanze hano ushobora kuba bwinjiza amafaranga na make mu rugo. Noneho uyu munsi ubuzima bumeze bute? Ubuzima bwo buratugoye, buratugoye mu bigaragara, buratugoye rwose. Urabona abana banjye narwaye ari bato cyane, ko ari batoya, ntawe wabasha no kwikorera akajerekani k'amazi kagakure aho twavomaga. Uyu munsi wenda akajerekani k'amazi, ijerekani barayivoma, ariko urabona n'abana b'abakobwa ubuzima tubayemo buragoye. Umwana w'umukobwa muri iyi minsi aba akeneye amavuta yo kwisiga, akeneye kuba yakwambara umwenda mwiza, igihe bagezemo ni nko muri cya gihe cyo kwifuza. Urumva rero biranguye nk'umubyeyi nkanjye uryamye ku gitanda, kubona abana bambaza bati ese mama none bizagenda bite, kandi kunsiga nabyo biba bigoye. Ntabwo bapfa kunsiga mu nzu ngo bagende gutyo, kuko kugenda kwabo ni ukumfungirana ku buryo n'umuntu ashobora kuba yaza agahera hanze, kuko njyewe ntabwo nabasha kubyuka ngo njye kumufungurira. Kurya ni ibibazo, kwiga kwabo ni ibibazo, mbese ni intambara. Ubwo papa wabo nubwo wenda tutari kumwe yagiye kubera ko yabonaga kananiwe, ariko mu bubasha bwose yabasha kubona, nk'iyabonye 1000 arakitwoherereza, kugitaboneka tukihangana nyine, kuko nta mbaraga mfite zo gukora nyine, nawe urabibona. kandi burya umugore n'ukora nyine urugo rwitwa ko rufite umugore ariko akora. Ubwo rero ntekereza ko imbere y'Imana ishobora byose, hagize umuntu wagira umutima utabara, akaba yabasha kumfasha, Imana yamugirira neza. Wabasha kumpa amasengesho akamfasha, Imana yamugirira neza. Kiba nta bintu byambaye birebire, kuko nzi neza ko ishobora byose irahari, niyo yabyemeye nyine. Noneho wenda nta mafaranga yinjira mu nzu, hano twasanze muba mu nzu, se murakodesha, ni ahanyu, bimeze bite? Ntabwo dukodesha, ariko nubwo tudakodesha urabona ko ino nzu nawe amanywa nijoro urabona buriya bwose buriya bw'ububati, inzira tuvira, urabibona amabati yaregutse, isaha ku isaha yanaguka. Rero nta bundi bushobozi mfite usibye Imana yo mu ijuru n'abandi bagirira umutima w'impuhwe. Nabasha kwivuza ngakira, nanjye nkongera nkabasha gutunga umuryango wanjye. Abakunzi bacu rero mudukurikiye mu kiganiro tumaze kugirana n'uyu mubyeyi, wabyumvishe igihe kirekire amaze arwaye, maze ku imyaka igera ku 8 arwaye, yararwaye ari mu rugo yarasanzwe yikorera. Uyu munsi ntabwo agishobora kugira icyo yikorera, yabanaga n'umugabo mu gihe yararwaye, amwitaho amuba hafi, ariko bigeraho nyine imbaraga za muntu zirarangira, umugabo aragenda usigana n'abana, afite abana 3 b'abakobwa n'umuhungu umwe, bose kugeza uyu munsi abo twashoboye kuganira nabo mu kanya ndazimbaganirizeho, amashuri yaragaze, ntabwo bakiga. Urumva kurya ni ikibazo, kubaho ni ikibazo. Umuntu rero udukurikiye, ikintu cya mbere umubyeyi yambwiye ati ikintu cya mbere nkeneye kurusha amafaranga, kurusha ibindi byose bifatika ni amasengesho, kubera yuko afite kwizera cyane, afite kwizera gukomeye ko
Imana ishobora guhindura byose. Rero dukurikiye ubonye uyu mubyeyi abonye uburwayi bwe kunomeze nkuko abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umubiri ubyara udahatse, niko nawe byagenze. Rero amasengesho yawe arakenewe. Wowe udukurikiye wizera Imana, wizera ko Imana ishobora byose kandi ihindura byose, turagusaba ko uyu mubyeyi wamusengera. Mama, noneho uyu munsi tugiye kugana noneho ku bisubizo byo kwa muganga. Ubwo bakubwiye ngo ushobora kujya mu Buhinde, bakubwiye ko bisaba ubuhe bushobozi, bisaba iki kugira ngo ube wakira uyu munsi? N'inzo nzira zo kujya mu Buhinde ni iki? Wigeze utekereza ngo uteranye wumve bakubwiye ikintu gishoboka kugira ngo abantu badukurikiye babone ngo ni iki gikenewe kugira ngo uriya muntu yivuza akire? Muri icyo gihe babimbwira bambwiraga ko ari miliyoni 22, ari nacyo cyanteye ubwoba kurusha ibindi, kuko ayo mafaranga sinigeze nyatunga. Usibye n'izo miliyoni 22 na miliyoni ntayo nigeze ntunga. Byatumye rero ngira ubwoba bwinshi cyane. Ntekereza umuntu utageze ntunga n'iyo miliyoni nkibaza ahantu 22 nazikura. Nareba ko umuryango wanjye nawe utifashije, bituma ngira ubwoba, nshinga intege. Ariko Imana yo mu ijuru senga, numva nyine mu kwizera kwanjye byose bishoboka, kuko ibigaragarira amaso y'abantu imbere y'Imana byo biba ari ibintu birenze kuri yo. Ibitunaniza byo ni byinshi, ariko Imana igitugirira neza. Numva rero mbashije kubona ayo mafaranga nkifuza se, numva nakira. Cyangwa se ubona isengesho rishobora byose, kandi kwizera kurarema. Nzi neza ko Imana yo mu ijuru nayo yicaye iri kubyumva. Umuntu wese ufite umutima utabara yangirira neza. Kandi Imana kuko byose ibizi, byanyuze mu nzira zayo, atari ku bwanjye, nanjye nzayishimira nimara gukira. N'ubu ndayishima kuba nkiriho, ariko nimara gukira ko noneho bizaba ibyiza birenze, kuko nzabasha kubwira bose ibyo yankoreye, mbasha no gukomeza abandi bafite ibibazo nk'ibyo nanjye nari ndimo. Ese ikibazo cy'uburwayi bwawe hari inzego z'ubuyobozi zigeze zikimenya wenda? Kuko tumenyereye yuko mu Nyarwanda aho imbaraga ze zigarukiye ubuyobozi busa nk'ubumwunganira. Hari abayobozi bigeze bamenya iby'ikibazo cyawe? Niba barabimenye bakubwiye iki cyangwa bagufashije iki? Abayobozi duturanye babashije kunsura, bakampumuriza, bakambwira ko ibintu byose bishoboka. Ko nyine nabo bafite uko babitekereza, ubwo baba baramutse babashije kugira icyo bakora nabo bagikora ku giti cyabo. Nyine buriya buri muntu wese afite uko atekereza, ariko ntacyo mbashinja, ko nta wigeze anshaho ngo ananirwe kunsigira n'igihumbi cyo kugura isukari. Ntacyo mbashinja. Wari ushoboye kungeraho ntabwo yagendaga atansigiye isukari. Wari ushoboye kunsengera ntiyagendaga iryo sengesho atarinsigiye. Ntacyo mbashinja, ibindi byose byo byaba ari ukugereka. Noneho turimo turagenda tugana ku musozo, kugira ngo wenda n'aba bana bawe tuganireho gatoya, bo bazi ubuzima bw'uburwayi bwawe n'uburyo mububanamo. Hari abantu badukurikiye, gira ikintu babwira umuntu wese udukurikiye. Hari abarwayi wenda nk'uko urwaye, hari abari hasi yawe cyangwa se barwaye cyane no kukurusha, ariko n'abandi bantu badukurikiye batarwaye, bari mu buzima busanzwe nk'ubwo wari urimo mbere y'uko urwaye. Gira ubutumwa bagenera n'icyo wumva umutima wawe wifuza kuri bo, hanyuma tukane ku musozo. Umuntu wese uzabasha kubona ino video, ni ukuri azabashe kugira umutima ukomeye, kuko nanjye ubu ndawufite nubwo bimeze bitya. Icya mbere ni ugukomera, mu bigeragezo tugakomera. Gusa ntibiba byoroshye, nkatwe tuba twarabyaye umwana ukamubona burara, ukamubona bwirirwa, ukamubona atabashije kubona icyo yifuza. Ubu nk'aba b'abakobwa ushobora no gushiduka yagiye mu bindi bitari byiza, kubera ko abona ko nta kindi kintu ashingikirijeho.
ariko nshima Imana ko iby'abana banjye Imana yababarinze mu bukene bwabo, baremera bakaguma impande za nyina, baremera bakamenya yuko nyine nta bundi bushobozi bafite usibye Imana yo mu ijuru, ariko bagize icyo nabo babasha gukora, wenda bagizemo umuterankunga ubafasha nk'uriya mukuru, hari uwari bamwigishije imashini yo kudodesha, abashije kubona umuntu Yesu reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Niyo nitwa Bright bisanzwe bimaze kumenyera ko tugenda tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye mu nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri kamera yacu murabonaho umubyeyi niwe twasuye uyu munsi ndetse tugiye kuganira nawe. Twamusuye kubera yuko arwaye, ababajwe n'umubiri. Muraza kumva byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwe ndetse kugeza uyu munsi guhera tariki ya 9 z'ukwezi kwa 2014 navuga ko ariho ubuzima bwe bwo kubabazwa n'umubiri bisa nkaho bwatangiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo afite imbaraga nyinshi ku buryo turi bugira n'ikiganiro kirekire, gusa turaza kuganira ku buryo mumenya ukuntu ikibazo cye kimeze. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda, hari n'abadukurikira bari mu mahanga agiye atandukanye. Nizere ko mwese mugubwa neza cyane. Mbahaye ikaze. Reka tuganire n'uyu mumama aratangira twibwira, nyuma turaza kumenya byinshi kuko niba ameze gutya narabashaga kwitunga kugeza uyu munsi nkaba ndi gusaba ubufasha. Ni ukuri buri wese abirebereho abone ko ubuzima bujya bugira igihe bugahinduka. Uyu munsi nshobora kuba ameze gutya ndi kurira, ariko ejo ibyishimo bikaboneka. Ni ukuri buri muntu wese n'undi wese ufite ibibazo nk'ibyo ndimo nawe yihangana akomere. Ndabizi ko bijya bigora gukomera, nanjye nabyo byabanje kunanira cyane, nirirwaga ndira nkarara ndira, ibyishimo bikaba bikeya, ukaba waza nanga simbashe kukuvugisha. Ariko uyu munsi nshimye Imana ko mbashije kubavugisha, kuko numva ntangiye gusa n'ugarura icyizere, nkumva ko ntangiye gukomera muri njyewe, nkabona ko atari njyewe njyenyine. Ni ukuri rero ndashima Imana ishobora byose, yo yemeye ibi byose, yemeye ko bimbaho, ngo ikigeragezo kizaba gihetse igisubizo. Ntabwo nzi inzira bizanyuramo, ariko Imana yo mu ijuru irabizi. Kuko no kuba mwemeye kuzamuka umusozi mukaza aha ngaha mu murenge wa Kigali, Imana yabakoresheje ntabwo ari njyewe. Ikindi kintu navuga, ndashimira umuntu wabashije kudukorera ubuvugizi. Ari uwo mubyeyi wadukorera ubuvugizi, ni ukuri musabira umugisha. Twari ntamenyekana, ariko uyu munsi wa none buri wese ashobora kuba yareba akabona ko twari ntamenyekana, akabasha kugira icyo yakora, akabasha kubwira Imana, akayishimira ko ntamenyekana nazo zijya zimenyekana. Ndanezerewe rero, imbaraga zanjye nkeya, ndanezerewe ko mbabonye, nejejwe no kuba mbabonye, nejejwe no kuba mwabashije no kumfasha gusenga, kuko icyambere nkunda no gusengerwa. Imana yo mu ijuru ibamire umugisha. Isengesho mumpaye rimpaye gukomera, rimpaye ibisubizo muri njyewe. Mbwira n'abandi bose bari kwa muganga ngo bakomere, bakomere bumve ko Imana itabatereranye, ngo nubwo inshuti zatureka, ariko Imana yo ntiyatureka, nuko imiryango yadusiga. Ubwo rero Imana yabwicura ibyo Imana izakora ibitangaza ikorere kwiyubahisha mu bumana bwayo n'isi ko ugomba kubigenza. Njye ntacyo nabona nareza, kuko nta bundi bushobozi mfite usibye Imana yonyine niyo mpanze amaso, kandi ishobora gukoresha mfite umutima wa kimuntu.
ndiko gushima Imana kwanjye birenze kuri ibyo ukuri ndanezerewe. Ihangane uzakira kandi n'abantu badukurikiye byongeye bikunze buri muntu wese udukurikiye mu bushobozi bwe nk'uko mwabyumvise umubyeyi avuga isengesho ryawe rirakenewe, ubufasha bwe burakenewe, ushobora kumusura mukaganira. Nabonye akunda abantu bamusure bimusubizamo ibyiringiro. Mama rero reka tugushimire, wakoze kutwakira, wakoze kutuganiriza mu mbaraga nkeya zawe, kandi ndakubwira yuko Imana ishobora gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe, ikiyubahisha byinshi yagiye ikora cyangwa ntabwo aricyo cyayinanira. Wihangane kuba ugifite imbaraga z'umutima, nizo z'ingenzi. Iyo ugifite imbaraga z'umutima ibintu byose biba bishobora guhinduka. Abantu badukurikiye n'abantu bafite umutima baraza kugufasha mu isengesho, ndetse bazagufasha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hamwe n'Imana. Rero reka tugushimire wakoze kwihangana ukatuganiriza. Nk'uko murimo kubibona ukuguru kurarwaye ntabwo aguhina, hari akabaho mwabonyeho hano niko barambikaho kugira ngo arambureho ukuguru, kubera ko ukuguru ko ntabwo aba ashobora kuguhina. Rero turagushimiye mama, Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gukomera, Imana izaguha gukira. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Kwitanga kwanyu byari bikomeye, ntabwo ari ubwiza narushije abandi, ahubwo n'Imana yabyemeye. Yazamutse imisozi mumanuka ibindi, ukuri Imana ibyumve ibahe umugisha. Reka tugushimire. Rero hari abantu bashobora kuba bamaze kubona uyu mubyeyi, ikiganiro tugiye kugirana ikiganiro gatoya n'abana be babiri b'abakobwa basa nk'abakuzemo babana hano. Ariko niba udukurikiye kino kiganiro ukaba wumva ushobora kuvugisha uyu mubyeyi kuri telefone, ukaba wumva ushobora kuganira nawe, ukaba ubona uburwayi bwe hari ikintu buziho, ukaba ubona mushobora gufatanya gusenga, abakozi b'Imana benshi mudukurikiye, ahangaha niho hanyu ho gukora. Aha niho gukora, kuko Imana ubwayo ntabwo yo yakwimanukira ubwayo ngo uyiboneshe amaso ije gufasha uyu mubyeyi, ahubwo mwebwe mudukurikiye ni mwebwe Imana ishobora gukorera. Mushobora kuba rero ushaka guhamagara uyu mubyeyi ngo muvugane, umugereho, asure, ushobora guhamagara kuri 0788 50 273 0788 telefone ishobora kwitabwa n'uyu mubyeyi cyangwa se n'umukobwa we, uwo ari we wese ushobora kwitabira telefoni, ni umwe muri uyu muryango. Mushobora kuvugana ukaba wamugezaho ubufasha bwawe cyangwa se ukaba wafatanya nawe gusenga. Reka rero mu kanya tuganire n'aba bana, nabo twumve amarangamutima yabo, twumve batubwire kuri ubu buzima umubyeyi wabo abayemo, hanyuma nabo turaza kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Twaganiriye na mama tubwira uburwayi amazemo igihe, noneho mwebwe nk'abana be mubana mu buzima bwa buri munsi. Amakuru meza. Gira amakuru. Umeze neza. Reka duhere kuri Ange, none se uriga bimeze bite? Hari uwo mama yatubwiye wize imashini, sinzi ni ikibazo cyangwa ni Ange? Ninde wize kudoda? Ni wowe? Wowe se uriga? Wavuye mu ishuri ugeze mu mwaka wa kangahe? Ugerageze uvuge cyane. Nari ngiye gukora tronkoni. Wowe se mbere y'uko ujya kwiga imashini, amashuri asanzwe byari bimeze bite? Narize nyine ngeze mu gihe cyo kugira mu wa gatanu birangamba. Noneho mwese mwavuye mu ishuri nyuma y'aho mama arwariye cyangwa n'imbere atararwara? Arwaye nibwo twarivuyemo. Noneho ndagira ngo mbabaze buri umwe wese araza kumbwira gatoya ukurikije uburwayi mama abayemo n'igihe abubayemo, ko mubanye hano, uko mwebwe mubona bimeze muri rusange. Uragerageza uvugemo cyane. Kuko mama yarwaye niga mu wa 4 primaire, byaratugoye kuko nari mutoya. Twabanaga n'uyu mukuru wacu afite imyaka 10, niwe watwitagaho, aho papa atarari nyine iyo yabaga yagiye gushakisha. Byaratugoye kujya ku ishuri tumukingiranye, dufite umwana mutoya, uriya murumuna wacu yari muto cyane, yiga garidiyene. Kumumenya, kumwitaho natwe ubwacu turi abana byaratugoye. Naho tugereye segonderi biratugora, kwiga umunsi wose ubizi ko umubyeyi ari mu nzu, wagiye utamutekeye, nta kintu wagiye umufashije.
biratugora cyane nubwo byageze igihe ubushobozi bw'amashuri bukabura tukavamo, ariko ubuzima n'ubundi twari tubayemo na mbere kugeza na n'ubu bwarahindutse cyane, tubayeho nabi. Urabona umubyeyi niwe woza umwana, kubona aho umwana asigaye yoza nyina ni ibintu bibabaje cyane. Kuba atakwiyoza cyangwa ngo yikure ahantu ari ni ibintu bitubabaza. Gusiga tumukingiranye nk'aho ari imfungwa atabasha kwikura ahari, n'umuntu akaba yaza akanamwica ntagire ubushobozi bwo kwirwanaho. Ni ibintu ngewe ubwanjye bimbabaza mu mutima wanjye, navuga nti Mana uzadufashe uturengere, hasi natwe umunsi umwe tuzabone mama agenda ku maguru y'abiri atongeye kubaho nk'umuntu, mbese ni nk'aho afunze, kuko gusiga umuntu umufungiranye n'ubundi ni imfungwa niba muri gereza. Ihangane azakira. Njyewe ni wowe mukuru twumvishe Ange, noneho wenda Ange yarakira umwana kuri wowe mama afatwa no kugeza uyu munsi, wowe wumva bimeze gute? Nawe igihe kitubwira. Ntabwo bishimishije kuko mama yamugaye turi batoya. Yego. Ubu ni njye wari mukuru. Gerageza uvugemo cyane. Mama yamugaye turi bato, ni njye wari mukuru, kandi nanjye kuba mukuru sinari mukuru nk'uko nawe arutaga, nari mfite imyaka 10. Yego. Kandi amaze igihe kinini barumuna banjye nabo baranihebye no kuba ndimo ndabashyiramo imbaraga za kera. Uriya muto n'igihe yajyaga ariko bakambaza ngo yigeze agenda, kuko we yari muto cyane nibwo aratangiye garidiyene, ntiyigeze amubona agenda kuva yamenya ubwenge. Akavuga mama yigeze agenda ngo cyangwa kuva yavuka yavukiye hariya ariho, akamubwira ngo yaragendaga. Nyine ukabona ubuzima budashimishije, kubona umwana ajya ku ishuri nk'uriya murumuna wacu, abandi bana haba inama z'ababyeyi we ntagire umuntu umugiramo, gutaha abandi bana batati mama yadutekeye, we ntawe wamutekeye abizi neza ko aho yamusize ari hari umusanga, ahubwo inshingano z'umubyeyi yagakwiye gukora zarafashwe n'umwana. Ahubwo aho kugira ngo umubyeyi agutekere wowe umutekera, kugira ngo akumesere ari wowe umumesere, urumva nyine ni ubuzima ntabwo bushimishije. Niho navuga ngo nta burere bw'umubyeyi twabasha kubona bitewe n'ikibazo, kandi nawe atari we ari uburwayi afite bumazeho igihe. Urabona yaramugaye yibera ku buriri, natwe ubuzima buratugoye, muri twese nta n'umwe ugira akazi. Nuko wenda wajya nk'aho ngaho, wenda nkanjye nize nko kudoda nubwo nta mashini ngira, ishuri byaranze, nangeze senior 5 ishuri biranga, ndivamo njya kwiga kudoda ariko nta mashini ngira, keretse nk'ubwo nagize nk'amahirwe na nk'umuntu akantiza imashini, nabonye nk'akaraka nkagakorera wenda nkamuha make yo kwantije imashini. Ni ubwo buzima tubayeho. Harya imashini igura ngahe? Hari zigura 100 na ukaziyo nka 70. Ni gutyo. Urumva ni ubuzima budashimishije, na papa nawe nta gihari, wenda mbere niwe twahungiragaho. Ubwo nyine nawe ahari, noneho turamuhamagara akatubwira ngo yararwaye umugongo, amaze gukura nyine akuze, indwara z'abakuru. Ni ikibazo gikomeye nyine, kwicara tugasenga Imana tukavuga ati ntitubabarire wenda yavutse mama abashe kuba yagenda, wenda natwe tumaje namwe bitume mubasha no kubohoka mukore ibintu bitandukanye. Dukore kuko ntabwo wagenda, urabona tuba twasize hano iyo tugiye dusiga dukinze. Iyo umuntu yamusanga mu nzu yamwica, niyo yamusanga akeneye nawe akagakeka, ariko tugenda ko yakagenda kuko ntiyamubura ngo gakiri hasi, ntiyabasha gutabaza. Ni ikibazo gikomeye nyine, ni ugusengana tukavuga ati Imana tubaye nimuhagurutse, natwe tumaje gukura, wenda ajya acana natwe ducaha. Imana turebe ko yagira icyo ikora. Noneho tugana ku musozo, hari abantu babakurikiye, wenda iyo muganiriye mwebwe ubwanyu muvuga muti waduha nk'abantu dushobora kubwira ikintu runaka bitewe na situation turimo, ikintu kituri ku mutima, ikintu kibari ku mutima mwembi nk'abavandimwe, yaba Ange yaba Gihozo, abantu badukurikiye barimo barababona, yaba ari mu Rwanda cyangwa se bari hanze, yaba bizera Imana cyangwa se abatayizera, yaba afite umutima nyine abantu babakurikiye, ikintu mwumva mwembi mwababwira mukibabwire nta kibazo. Ikintu ngewe numva nababwira ni uko badusengera, uvuge cyane.
ni uko badusengera nicyo cya mbere Imana ikadutabara cyangwa wumva afite umutima utabara akaba yadufasha urabona nk'umubyeyi ararwaye nta bushobozi rwose twabona bwo kuba twamuvuza ariko wenda tugize nk'abantu bafite umutima utabara bakamufasha byadufasha cyane cyangwa natwe bakadutera inkunga tukaba twabasha kuba twakora cyangwa tugasubira kwiga nabyo byagira akamaro kurabona ntitwiga ntitunakura twabuze na kimwe basi tubonyemo kimwe muri ibyo byadufasha cyane kandi ikintu nabwira abantu badukurikiye nyine ubuzima nyine ubuzima burahinduka icyo nabwira abantu nyine ufite ko afite ajya afasha abantu kandi n'uri hasi nawe yizere ko ashobora kuzamuka Ange ngaho nawe ugira ikintu ubwira abantu badukurikiye muri rusange ikintu nababwira nababwira kwiringira Imana kuko ari ishoboye byose kandi nkasaba abantu bafite umutima ufasha ugira neza ko badufasha mama akavuzwa natwe tugasubira mu ishuri rwose nkababwira nti umubiri ni ubusa kuko abaye atari ubusa ntabwo mama yari kuba ameze gutya abantu abarwaye abatarwaye abari mu bitaro abarembeye mu rugo bose nkababwira nti babashe kwihangana nk'uko natwe twihanganye tukarwana n'iki kigeragezo turi abana tukaba tugikuriyemo ariko abantu bafite umutima ufasha n'ukuri batubabarire badufashe kuko ubuzima tubayemo ntabwo ari bwiza kandi nanjye musabira abantu bafite uwo mutima ufasha Imana nabizabongerere aho bazakura izahasubize kandi n'abanyamasengesho babinginga badusengere badusabire ku Mana umugisha badusabire mbese isengesho bazazamura ryose bazasabire mama gukira kuko bayicaye hano nicyo kintu cya mbere kintera agahinda nkabona ndihebye mu buzima bwanjye gusa kuba mwadusuye mukaza kureba uko tubayeho nabyo ni ibintu byanyubatse urabona ko hari icyo Imana ishobora kuzakora ku buzima bwacu ndetse n'ubwa mama ukurikiye bari kureba iyi videwo ni ukuri ku muntu ufite umutima ufasha nadufashe ku muntu w'umunyamasengesho adufashe gusengera mama ndetse natwe adusengere kandi namwe ndabashimiye Yes, abadukurikiye rero navuga ko turimo tugenda tugana ku musozo mubonye bano bana bato mwabonye ikiganiro twagiranye na mama wabo mubonye n'abana be aba ni abakuru tubashije kuganira umwe yitwa Ange undi yitwa Gihozo bose mwumvishe amarangamutima yabo turimo turagenda tugana ku musozo rero umuntu ufite umutima koko ufasha ufite umutima wo gusenga ari abantu bajya gusenga ahantu henshi hagiye hatandukanye mu myizerere yawe mureke twese dufatanye dusengere uyu muryango dusengere uyu mumama abashe gukira byashoboka ari benshi bagiye bakira mwumvishe ko gukira ko ibyanze bikunze bikeneye amasengesho ariko akeneye n'ubufasha bufatika kugira ngo abe yajya kwivuza bambwiye ko ashobora gukira ari uko agiye kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde rero byanze bikunze abantu badukurikiye wumva hari ubufasha ubwo ari bwo bwose wagenera uno muryango ushobora kuducaho nimero zacu hasi ikiganiro ziriho mu nimero 3 hari ushobora guhamagaramo imwe dushobora kwereka uburyo bwo kubageraho cyangwa se niba wumva ushaka kubihamagarira ushobora guhamagara iyi telefone akenshi bifitwe na Gihozo ushobora guhamagara kuri 078 50 500 hanyuma 73 078 50 502 ushobora guhamagara umwana w'umukobwa yakwitaba ushaka kubasura yakuyobora ushaka kugira icyo bafasha wakibafasha iyi nimero ushobora kushaka kugira icyo ukora kuri mobile money cyangwa se ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubafasha Ange rero wihangane nkuko mama yari muzima nizere ko ubyemera atari nka karakana gatoya ko mama yigeze kubaho muzima niba yarigeze kubaho muzima uyu munsi akaba arwaye biranoroshye kandi birashoboka ko uyu munsi yaba arwaye akongera kuba muzima biroroshye rero mukomere mwihangane nkuko twaje kubasura hari n'abandi bazaza kubasura
ikindi kandi niyo mutabona n'abaje kubasura Imana yo muri kumwe ntibisaba ngo igusure ngo ibe yaje yavuye yazamutse uriya musozi oya iyo muri kumwe Imana izi impamvu yabyo kwirwanirira kubaho gutekereza kundi gutandukanye kubaho ariko Imana y'ibiri kumwe natwe izi mpamvu mama yarwaye nta kigeragezo burya cyiza nta mpamvu kandi ikigeragezo bavuga ko cyiza gihetse igisubizo rero mwihangane muzakora byanze bikunze muzabona ibyo gukora kandi natwe turi kumwe ntabwo muri mwenyine usibye no kuza kubasura wenda ngo tuje gukora inkuru tuzajya tuza kubasura nk'abavandimwe tumenye mama ukuntu arwaye tumenye ukuntu ameze icyo tuzaba dufite tuzagenda tugisangira kandi turi kumwe kuba tumenyanye ari akazi ari iki ariko ikirenze byose niko turi abavandimwe nawe nka Ange cyangwa se nka Gihozo nanjye ejo nimwazaza kunsura ndwaye cyangwa mukajya gusura undi arwaye ntabwo byaba ari igitangaza rero impamvu twaje hano nuko twagomba kubasura kandi ko twari twabonye inkuru ya mama ikadukora ku mutima turabashimiye ko mwabashe kwihangana mukatuganiriza tuzagaruka kubasura n'ubundi atari ibya kamera n'iki tuze tuganire na mama duteke dusangire nyine ubuzima bukomeza kandi ubuzima burakomeza kandi icyo mbizeza nuko buzahinduka sibyo kandi namwe ndamye ko mubyizeye okay reka rero tubashimire cyane abantu mudukurikiye nimero twazibahaye za Gihozo cyangwa se z'umuryango mushobora guhamagaraho cyangwa se mushobora no umuntu ufite nimero yanjye ashobora kuncaho namugeza hano cyangwa se namurangira hanyuma n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tuzagenda tubisharinga reka tubashimire cyane tubashimire tubikuye ku mutima kuba mwadukurikiranye mwakurikiranye inkuru kuva itangiye kugeza irangiye mwebwe muri mu Rwanda mwebwe muri mu mahanga ya kure nizere ko Uwiteka Imana akomeje guhira imirimo y'amaboko yanyu ikintu kinini gikomeye gikenewe kuri uyu muryango ni amasengesho kugira ngo Imana ibashe kumva ubusabe bw'aba bana bato ndetse na mama wabo by'umwihariko na papa wabo ahari nawe tumusengere umuntu acika intege umuntu ananirwa akaba yagira gutya akavuga ati nta herezo ariko byose uko bingana bitwikiriwe n'ubushake cyangwa se n'umugambi w'Imana reka tubashimire cyane rero zongere dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha njyewe nitwa Bright ni Urugero TV ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu ushobora no kudusura abantu badakunda wenda ibintu by'amashusho bakaba bashaka inkuru zanditse kuri wa3urugero.rw ushobora kugenda ubonaho inkuru tugenda twandika zitandukanye inyinshi zibanda ku iyobokamana bashimire cyane Imana ikomeze kubana namwe